rero ati uko umukunzi wanjye azaba yegereje hano nuko tumwakira ariko ngo ntabwo mwakiriza amazimano gusa ahubwo rero nakubwira ngo watanze kubwira undi ko amukunda aba ari ubanza ariko wakire ku mugabirinde wacu gutyo amashyi menshi cyane amashyi maze kubera amashyi y'amasabano ongera burya amaboko azaguye abonera kuyambukanya Judith nawe ati nk'uko nakubwiye ko ukunda ati nanjye ndagukunda mukunzi iyo mpamvu uyu munsi nemeye ko turushinga tukabana karamata rero imvura igwa n'isubira igikona cy'uburundi cyambwiye cy'i Rwanda ngo huguha ubwo rero ibindi bigihanga turabasaba ko bakomeza imbere batamba ako karirimbo umukirigitananga wacu azamura akavurime yagira ngo bace kuri tapi y'umutuku bagatamba neza cyane ndetse n'ababagaragiye yinjiye turagira ngo gatangire ukaza kudukubya yinjiye abo karirimbo ngo nudisomesi turashima turifuza ko bagatangira hanyuma rero nabo bagaragiye uyu muziki nimuze kuwukurusha ubusa rwose uyu munsi ntimunayuhe ikaze rwose uyu munsi n'uwanyu ibyishimo mu rugo rwacu uyu munsi w'Imana Musaza ntukurikire Okay, bakigera hano Theo yaravuze ngo sinakwakiriza icyo kunywa gusa ndaje kwereka ko ndi umugabo ugukwiye uzi n'akazi ko mu gikoni turagira ngo rero Theo yongere afite bashiki be hano afite bashiki be bamufasha kugira uko abigenza ariko yerekeje Judith ko atazamwicisha inzara Batekurane turabasuje
amashyi